Komera. Amakuru se. Ese ko wabuze cyane sho. Ntago ari cyane. Shaka kumeze neza ni ibiki ugiye mura? Ntabwo ni ibintu bisanzwe. Kuri muri iyi quartier. Cururiza hano kuri la boutique. None se waje mu modoka se tukageze. Oya mwari mukoze. Hari umuntu uhari imbere kuri la mutakanje reba yo mudamu nshuti yanjye. Nta kundi nyine uko ndaguhombye nari ngize ngo tugende twiganirira. Ngaho ni mugenda nanjye reka ngende. Nta kundi nyine. Ngaho ntari bigenda. Sawa. Sawa. Komeza utyo. Ni ibibazo by'abagabo nyine. Ibihe bibazo ufite? Ariko maze kandi gutekereza. Igitekerezo nungutse. Kigenda gitase igitekerezo. Mubona urabizi ko dusiganye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo iyi nzu ko twanditse n'ingwate iyi mu ideni ry'abana ibyumweru bibiri gusa barayitwara. Ikindi kandi James ndamubona uriya mugabo inshuti yacu. Ese James kandi yahuriye ni tumurimo miliyoni 2. Ubu ngubu telefone iva ku gutwi mu gitondo saa 6 nimugoroba ngo mwishyure ubu nabamereye nabi. Yego yo ndayafite miliyoni 2 ariko se nituyamuha banki yo turayicikira hehe. Twayaha banki James twaba tumwihorera. Nabamereye nabi rwose angeza ahangaha dusa angeza. None uragira ngo dukore iki? Nyine nibino kwa itekerezo ngize. Reka urabizi ko imbere yuko nkirukana yaragukundaga. Ngo yarankunda. Ubona rubavuga arankunda. Njya muna. Barugiruka. N'ubu karacyari. None rero agitekerezo nungutse. Kuva kigukunda muhamagare umubwiye ko ngiwe ntahari. Ndarara musi naruhamagara. Oya, najya mu kubyo tubonamo amafaranga. Muhamagara umubwiye ko ngiwe ntahari, umubwiye aza gusura. Nuno nagira hano umuprovoke ku byo bwose bushoboka. Sibyo umwumvishe ko mugomba kugenda mu cyumba hari mukaryama. Ubwo noneho namara kugera hano, mumaze kujya mu cyumba. Uri kuntu njya kara umbipe kuri telefone. Nkitenza. Muri nkore cyo byo tubona amafaranga. Uraza se ukora iki? Uya mwambure. Oya we kora ibyo nkubwiye. Ibindi bindeke. Ndaza ndamutera ubwoba amafaranga turayabona. We kora ibyo gusa. We nyize ariko ntuzi ko ngiye njye udukoryo. Ngiye kubikora ariko ruraruno simbwiyumvamo pe. Ntabwo nkubwiye ngo mujyana. Wowe umuprovoke bishoboka. Ubona amaze gushyuha ukore kuri telefone. Gato. Ibindi bindeke. Ko nyine nizera kutarajya kure. We kora ibyo. Abagore mu wamushaka kubaza byinshi. We kora ibyo nkubwiye ibindi bindeke. Ntegereze nyine ndebe. Fata telefone umuhamagara. Ndamubwira mukira. Umuhamagare umubwiye ko ngewe ntahari. Aze agusura kumukumbi ko ushaka kumuganira. We ntabwo bizi nk'umuntu mukuru. Nawe. Dodo, bitse nk'iki. Jesus. Ntabwo yuko kurya imboga ubukene bukundira. Ntabwo kireba mbese. Allo? Oui. Amakuru se nshuti yanjye. Amakuru ni meza wasara. Nanjye ni meza warabuze pe. Usigaye ubaye. Nakazi kenshi. Nzinduka njya ku kazi nkagaruka bwije
nta kazi kenshi. ariko muri iyi minsi ndi kugenda mboneka ntabwo mfite akazi kenshi cyane. Ese niba uri kuboneka wansuye? Sha oya Muhigi urabizi yuko njya mbona ankeka yuko hari ukuntu birimo, ubwo rero urumva ntabwo byagira. Ntawe uhari. Shango reka tudashaka kugira iminsi yacu ya kera kandi ntaribi reka nze rwose ntugire ikibazo. Ngwino yawe amafaranga uraba uyajyana uvuye ahangaha nayo uyazane nyine urahanyura. Hano hirya kuri banki se ni kure? Banguka. ubundi tukambanye tugire vuba no gukubita kubangura. Nicyo ngukundira. I still love you. Ndagukunda sheri wanjye. Sawa urakoze cyane reka. Banguka. Iminota 30 yonyine. Ndaje rwose. Tegereza naje tukubita tubangura. Ubundi nanjye mbone n'izindi gahunda. Banguka. Sawa. Reka ngende. ntumva se agiye kuza nayo mbizi neza ko ari buze. Noneho ngiye kugenda kugira ngo utansanga hano. Noneho wowe wibuke nani ko twabipanze. Njya kabuze kuri telefone. Ntugire ikibazo ibindi ki. Karibu injira harafunguye. Nahageze. Mbese bite se ko mbona uraho neza? Meze neza? Ubu ntabwo ndi kubyumvira ko ari wowe rwose. Igihe cyari kibaye kirekire rwose. Aya ni amafaranga wari ujyanye. Niyo. Reka mpe nyashyize hariya mu cyumba. Oya ntaribi wagitereka aho hafi gutya cyangwa utereke mu cyumba wamugana. Ngishyira mu cyumba. Gishyire mu cyumba. Amafaranga reka ni amafaranga. Urakibitse neza. Igapfu wakibitse. Minsi myinshi. Myinshi pe. Mana yanjye wabaye mwiza wagiye. Bigejeje ufite Uba mwiza se kukurusha sha. Uri mwiza pe. Mana yanjye ibyanwa byiza. Ni ukuri. Ongera unyegere shahu. Yewe. Uri mwiza ni ukuri. Ubu ndumva natwawe. Ubundi ni ngombwa ko tuguma. Nibyo se. Harya wambwiye ngo Muhigi ntahari burundu pe. Hari ndabomba ze nakwezi. Ndi mwanya ni wacu. Ushaka ko tujya he? Nta kibazo ariko niba ari ibyo ushaka ko ntacyo nakwangira se aricyo cyanzanye. Twigendere. Ibihe nari bikumbuye. Ndabona hateguye neza. Ntureba se sha. Erega n'ubundi Muhigi ntabwo ari umucuruzi. Ariko njyewe uranzi nyine. Niyo mpamvu mukuru. Nibyo rwose. Nicuza n'impamvu yatumye nshakana na Muhigi. Si wowe wigize nabi nkajya kumva nkumva wancitse. Ndashaka n'ababyeyi banjye babiteye. Ariko ntari.
igihe cyose uzajya unyemerera urumva uzajya umbwira nzajya mbamare. Wakugira kwa nyine Nakunda kuza abantu benshi. ariko Mbanguke turyize. ushyireho n'amabuye. Ureba se ahubwo ushaka uje wambaye neza. Ntabwo twirira isi ngiye zitaradukira. Ahubwo Ahubwo reka nanjye nawe ukuramo icyo gitenge nyine. Ahubwo wakuyemo uhagaze. kamwereke mureba Maze ugakuramo n'ayo masogisi. amavi hasi vuba we nta soni sha we James umugabo nizeraga nk'inshuti yanjye inshuti y'umuryango niwe uzi ukanca inyuma mu nzu yanjye mu buriri bwanjye mu cyumba cyanjye ariko sha nuko mubona ndi gatoya ntafite umudigi nko wawe niyo mpamvu umusuzugura mukanjira mu rugo ariko ubu tugiye kubonana hano wirirwa mbeshya ngo urankunda ibi nibyo nkoreye wakaraya nta soni wowe ibyawe turaza kubisubiramo kuko wanjye nayo rwose rwose urabizi muhi ni impamo y'Imana urabizi nari n'imanzi pe n'uyu mugore wawe washutse yahereye mu gitondo ampamagara kandi ushatse wawe kwihangana we nyana yimba ubusore bwa mbere mwari mubikoze nta soni ni ukuri ndarahiye ihoraho yo mu ijuru ndacyari imanzi imbere y'umugore wawe ceceka noneho nkubwire guhera aka kanya ugiye gukora ibyo nkubwiye cyangwa usiga agatwe hano ase si we washutse ubundi wamubwiye ko nkivira cyangwa nkigendera ku mavi hasi nyana yimba vuba nize nkubwira ko upfuka umuntu ntabwo azabaho agira ceceka vuba ndeba hano vuba reba hano vuba ukora ibyo nkubwiye dore rambura urwo rupapuro ese we warufashe ntabwo ari wanzanye tetwa aka karayi ibyako turabisubiramo nakubwiye ngo kora ibyo nkubwiye fata urwo rupapuro nkubwire ibyo wandika vuba ni biki ndavuze ngo kora ibyo nkubwiye ntabwo uzi kwandika se ndabizi gira vuba aho rero genda wandike hariya ku buriri wambabarira ukaba gira vuba toka nyana yimbwa cucu naje gukina nawe hano andika vuba ngewe wandike ibyo nkubwiye ngewe semafaranga James nishyuwe miliyoni 2 cash na Muhigi Patrick oya ariko nawe bose ngaho reka mbyandike abo binyana yirwa vuga ntabwo naje nawe Imana irakureba wambwira Imana niyo kubye ngo igutumye kuza kunshinga nishyuye ngewe semafaranga nishyuye yindi yitwanisha James nishyuwe amafaranga miliyoni 2 cash narimbiwemo na Muhigi Patrick wandike n'abagabo Claude Paul na Diane tetwa kicucu nakubwiye ngo iki gira vuba vuba sinya aho ngaho ku izina ryawe vuba hereza hano sunika hasi rungereho vuba kwambara imyenda yawe ugenda ariko Imana irakureba muhi tetwa nta magambo nshaka gicucu nyana yimbwa niyo Imana yagutumye hano mu rugo rwanjye kunshinga Imana nta soni sha ubwije ukuri Imana toka fati wait buretse hariya harimo iki ni ukuri ko Imana muhi nyine ni amafaranga ya kampani nari njyanye kuri banki ni ukuri yumva barize nahita mpfa ari ukuri nakubwiye ngo uceceka suka hasi ibintu byose suka aha ngaho hasi turebe gira vuba hasi
nk'ibi bintu bimbayeho ni ibiki? ceceka nawe ngo ceceka. ese ubundi ikinyana yimbwa je banaje gukina nawe. nta kintu gisigaye Bishizemo byashizemo Nk'iyi byose eshatu ukabona? usibye ngaya yonyine ibindi dore nawe urebere rwose. okay. Ubona amatwi n'ibitugu cyangwa ubwonko mubone hasi. Canga. Ubona usohoka vuba vuba. Ca gicucu nyana yimbwa ndabibona kina nawe. Muhica Nyana yirasohoka. wambabariye koko wambabariye ni ukuri ko Imana baragica Ariko sha n'ubundi nushaka unyice muhimbabarire kandi yabinyana yimbwa we twaza guma hunga we twaza we sha wambabariye ugaciye inkoni isanga koko muhigi ko twabanye ni gute wankorera ibintu nk'ibi? komeza ugende nkubona amatwi miliyoni zanjye niba udashaka ubwonko amafaranga abandi tok ihute wintize ku mana yawe baho ihute barwaye amaguru wakinta gazi vuba mwambare genda zambara iwawe sha ahangaha ntabwo ari iwawe uza kumenyera sohoka ariko Imana irakureba nta kindi kintu nakubwira gusa Imana irakureba vuba njyewe nakubwiye ngo Imana irakureba muhi ihute se mvuye mu rugo none ahangaha muhi kubwira twatetse wahiye nawe urisi kabisa harenze naho twashakaga yazisimye kandi nayo turayabonye harenze naho twari dukeneye sinakubwiye ni njyewe urindekere umutwe urashya turayabona narenze neza sibyo kuvuga singiye ngiye kwangubise rwaye rukaze nyine yego nyine ubona ubundi buriya twagomba kuba turi seriye kugira ngo utagira n'ibyo akeka kugira ngo natwe tutatwihinduka nibi navugaga ahubwo rero urwo rushya uvuga ahubwo tume kadogo agende kaza n'icyo cyakaboga hariya ni twari tugaherutse ariko twiririze natwe tugaherutse kugira ngo tunisane niko bimeze naho tugomba bazashinyitsa bene ngo zize kurya abagore b'abandi ahubwo uyu mushinga tuwukomeze nibyo naho ubundi rero nibyo rwose ahubwo se buriya ahubwo ndabona hakiri kare ngiye guhita nishyura rya deni rya banki kugira ngo banyizere deni bampaye njye kwishyura itaragera ntabwo umugambi ni uko bimeze faranga harimo n'ibidolari byose